Abakomeje gukurikira ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, nongeye ndabashuhuje, nongeye ndabiyegereje, muraho neza, mukomeze kugira ibyishimo mu byo mukora byose, mukomeje kunezererwa ibyo Imana ibagenera byose. Uyu munsi wa none mbazaniye iki? Uyu munsi wa none mbazaniye ubusobanuro bwa zimwe mu nzozi mujya murota. Kurota ni ibintu by'umuntu wese muzima, uretse ko hari abibuka inzozi, hari abazi kuzikabya, hari abazibagirwa, ariko niba wararose warangiza ukaba ukibuka ibyo warose, ngiye kugusobanurira zimwe mu nzozi waba warose n'ibisobanuro byazo. Uyu munsi ndasobanura inzozi zigera ku 10. Ndaza gusobanura kurota uvugira cyangwa uririmbira imbere y'abantu benshi. Byaba bishaka gusobanura iki? Ndaza kuvuga kurota uzengurutswe n'inzoka. Ndaza kubabwira icyo byaba bivuze. Ndaza kukubwira kurota uri mu iduka rinini ariko wabuze inzira igusohora. Ndaza kubabwira icyo bisobanura. Turaza kuvuga kurota uhunga imvura, ishuheri cyangwa umuyaga cyangwa ibindi byose bijyanye n'ikirere. Turaza kubiganiraho. Ndaza kuvuga kurota utwite, icyo byaba bivuga. Nze kubabwira kurota imbwa iza igusatira, icyo byaba bivuze. Nze kukubwira kurota uri mu ishyamba ry'inzitane, icyo byaba bisobanura. Nze kukubwira kurota abashyitsi batateguje baje bagutunguye, icyo bisobanura. Hanyuma nze kukubwira kurota uhura n'abawe bapfuye, icyo byaba bisobanura. Muri kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Kadutangire. Kurota uvugira cyangwa uririmbira imbere y'abantu benshi. Wajya kubona ukabona rwose iri imbere y'abantu benshi, urimo uravuga, uratanga imbwirwaruhame, uratanga ubuhamya, uratanga ibitekerezo, cyangwa urimo urabaririmbira, cyangwa urimo uravuga imivugo, ariko imbere y'abantu benshi. Ubwawe wakanguka ukumva abo bantu utarigera uvugira imbere yabo. Mu buzima busanzwe bisobanura iki? Bivuze ko mu buzima busanzwe wifuza ko abantu bamenya ubuhanga bwawe. Bivuze ko ushaka kwiyerekana. Bivuze ko muri make ni inzozi zikubwira ngo kanguka, ufite ubushobozi bwo kugira icyo wavugira imbere y'abantu. Kanguka, ufite ubuhanga, ufite ibitekerezo, cyangwa se ufite icyo abantu benshi bakeneye kandi wowe ufite. Ni wowe guhaguruka rero ukagitanga. Muri make rero izo nzozi ziba zigukangura kugira ngo ugire icyo ukora maze wigaragaze. Niba warigeze kurota uririmbira imbere y'abantu benshi, niba warigeze kurota urimo uvugira imbere y'abantu benshi, wifitemo impano kandi ifite umumaro kuri wo no ku bantu benshi, weyipfundikiranya. Shakisha uburyo wayikangura, uyigaragaze, wigaragaze, abantu bamenye ubuhanga bwawe, bamenye impano yawe, bamenye icyo ufite ushoboye. Abakomeje gukurikira Kamukama TV Rwanda n'ibiganiro byayo, kurota uzengurutswe n'inzoka. Ubusanzwe nubwo inzoka ari inyamaswa itinyitse cyane, nubwo kaba ari akayoka gato kukabona mu buzima busanzwe, ni ugushaka ikibando cyangwa igiti cyangwa isuka cyangwa umuhini ukayihonda ku mutwe. Ariko iyo urose inzoka ikwizengurutsaho, haba mu nda, mu ijosi, ku kirenge, ariko ukabona yakuzengurutseho, mu nzozi inzoka ishushanya ubushobozi bwo gutera imbere. Ubushobozi bwo gutera imbere. Kurota rero inzoka imwe cyangwa nyinshi zikuzengurutse rero, bivuze ko imbere yawe hari amahirwe menshi agiye kuguhindurira ubuzima. Ni ukuvuga ngo nurota uzengurutswe n'inzoka, hita utekereza amahirwe akuzengurutse. Tekereza kuri opportunities.
maze ugerageze ayo mahirwe, izo opportunities uzibyaze umusaruro. Kuvuga ngo niba urimo kwa purayinga hari aho baguselekisiyone ukarota wazengurutswe n'inzoka, ayo ni amahirwe. Shyiramo imbaraga, kora ibishoboka byose, wige cyane kugira ngo uzabashe gutsindira uwo mwanya, kandi nujya mu kazi ugakore cyane, kubera ko ayo ni amahirwe yo gutera imbere. Dukomeze. Kurota uri mu iduka rinini ariko wabuze inzira igusohora, uri muri alimentation nini, uri muri akedi nini cyane, uri mu iduka rinini cyane. Dufate urugero, uri muri shike, dufate urugero uri muri mike, cyangwa uri muri tedemiri, ubwo ni amaduka manini cyangwa se amasoko, uri muri Simba supermarket, uri muri za kedi zitandukanye. Noneho ukajya kubona ukabona urimo ariko wabuze inzira igusohora. Ese ibyo byaba bishaka kuvuga iki? Bivuze ko mu buzima bwawe ufite gushidikanya ku gaciro kawe mu buzima bwawe. Muri make bimeze nk'aho ubwawe wishaka ukibura. Agaciro uragafite ariko ntabwo urimenya. Nurota bimeze bityo, muri wowe ufite imbaraga, muri wowe ufite ubushobozi, muri wowe ufite agaciro. You are a very important person. You have values but you don't understand them. Ni ukuvuga ngo wifitemo agaciro ariko ntabwo uragasobanukirwa ukabyaza umusaruro. Umeze nka ya nyoni y'umusambi i Bugande, iramutse igiye iparika rwose ku biro bya perezida, ntawayikomaho kubera ko igihugu cya Uganda kibaha umusambi. Ariko usanga wibereye mu bishanga, usanga wibereye kubera ko utazi agaciro kawe. Uyu munsi wa none mu Rwanda ingagi zibimenye zose zikatera umurongo, zishobora no kugera muri village urugwiro ntawazikoraho. Ni inyamaswa duha agaciro, ariko kubera ko zitabizi ari inyamaswa nyine, usanga zibereye hehe? Mu mashyamba. Rero nurota umeze gutyo, wishakemo impamvu utiha agaciro. Have confidence in yourself. Wiha agaciro, wiyumve, wikunde, wihemere. Nicyo izo nzozi zaba zivuga. Reka tuvuge ku kurota uhunga imvura, ishuheri se cyangwa umuyaga n'ibindi bintu byose bituruka ku kirere. Ubusanzwe ikirere ni ikintu twebwe nk'abantu tutabasha kuyobora, tudafiteho ubushobozi. Rero kurota ibijyanye nacyo byose bivuze ko mu buzima bwawe hari ibirimo kukubaho ariko utabasha guhagarika cyangwa guhindura. Ni ukuvuga ngo hari ibirimo kuba ku buzima bwawe ariko mu by'ukuri nta bushobozi bufiteho, ntacyo wabikoraho. Ni ukwemera ukihangana, ni ukwemera ukabyakira, ni ukwemera ugashinyiriza kugeza Imana yo mu ijuru ariyo igutabaye. Ariko wowe nk'umuntu nta kintu wabikoraho. Kuvuga ngo nurota uhunga umuyaga, imvura ikunyagira wirukanka, ishuheri, ni ukuvuga ngo uzamenye ko uri mu gihe kigusaba gusenga Imana, kuko hari ibintu bigiye kukugeraho ariko ku giti cyawe nk'umuntu utabasha, ahubwo ukeneye ububasha n'imbaraga z'Imana. Bityo bigusaba kwirundurira mu masengesho, ugasenga Imana, ukayibwira uti imbere yanjye hashobora kuba hari ibingoye kandi nafite ububasha nk'umwana w'umuntu, ndakwinginze Mana umbe hafi. Abakunzi ba Kamukama TV Rwanda, abarimo kunezezwa n'iki kiganiro, mukore subscribe, share, comments ndetse na likes nyinshi cyane kugira ngo nanjye muntere akabaraga, ngire ubushakashatsi bwinshi kugira ngo dusangire ibyiza. Inzozi za gatanu turi buvugeho ni ukurota utwite. Kurota utwite, waba uri umugore ushobora kubirota, waba uri umugabo ukabona ibyabaye nini ukibaza se byagendekeye bite, ariko bikaba ari ikimenyetso cyo gutwita. Kurota utwite rero bisobanura ko hakiri igihe cyo gutegereza ngo imishinga ufite izabashe kugerwaho.
kuvuga ngo umubyeyi iyo atwite arategereza, ntabwo aba azi niba azabyara umukobwa, ntabwo aba azi niba azabyara umuhungu, ntabwo aba azi niba azabyara uwirabura cyangwa uw'inzobe, munini cyangwa muto, muremure cyangwa mugufi, ariko agategereza yihanganye. Nawe nurota utwite hari imishinga urimo gupanga, tegereza wihanganye, shyiramo akabaraga, igihe kizaza bizasohora. Ntabwo ari uyu munsi, ntabwo ari ejo, ariko kubera ko ubitwite amaherezo uzabyara. Amaherezo uzabyara. Uwatwise arabyara, uwatwise arabyara kosa. Nawe rero niba ufite imishinga ukarota utwite, yishikameho uyikomeze. 6, kurota imbwa igusatira. Twese turabizi ko imbwa ni itungo cyangwa ni inyamaswa tuzi ko ari inshuti z'abantu cyane. Imbwa ikunda shebuja mu buryo buhambaye. Yewe nubwo batandukana hagashira umwaka, iyo bahuye yongera ikamumenya nka shebuja, ikamucira bugufi nka shebuja, kandi ikamwumva nka shebuja. Rero kurota imbwa irimo igusatira, irimo kwegera, bivuze ko mu rukundo rwawe wifuza guhabwa urukundo nyarwo. Bivuze ko wifuza kubona urukundo nk'urwo utanga. Bivuze ko niba hari umuntu urimo gukunda cyane muri iyo minsi, ni ukuvuga ngo mu byifuzo byawe urimo urifuza ko nawe agukunda, nubwo atarimo kukwereka ko agukunda cyane, nubwo atarimo kubikwereka, ariko mu mutima wawe urifuza ko wa muntu ukunda nawe agukunda. Urashaka ngo uhabwe urukundo rungana nawe n'urwo utanga. Ni ukuvuga ngo rero nurota imbwa irimo igusatira, bizaba bisobanura ko hari umuntu ukunda ariko akaba atarakwereka urwo rukundo. Tegereza wihangane, hari igihe byazacamo. Tugeze kuri 7, kurota uri mu ishyamba ry'inzitane. Kurota uri mu ishyamba ry'inzitane. Igihe cyose uri mu ishyamba ry'inzitane, ni ibikwereka ko utangiye kugenda umenya zimwe mu mpande z'ubuzima bwawe utari usanzwe uzi. Iyo warose uri mu ishyamba ry'inzitane, urimo ushaka inzira yo gusohoka, ni ukuvuga ngo ubu urimo ugerageza kwisobanukirwa, uba utangiye kumenya intege nkeya zawe n'imbaraga zawe, uba utangiye kumenya ibyo ukunda n'ibyo udakunda, uba utangiye kumenya ibigukwiriye n'ibitagukwiriye, uba urimo kwisobanukirwa, uba urimo kumenya icyerekezo cyawe nyacyo, uba urimo kuva muri bya bindi byo gusanga umuntu ari epfo na ruguru atazi iyo agana. Uba ugeze ahantu umenya icyerekezo cyawe, uba urimo kwisobanukirwa, uba urimo umenya intege nkeya zawe, urimo uhinduka, uba urimo umenya aho ufite imbaraga uhakomeza. Yego, subscribe kuri Kamukama TV Rwanda, share, comments, ndabategereje, kandi na likes nyinshi cyane. Tugiye kureba rero kurota ukora ubukwe cyangwa uri muri gatanya. Ukarota uri mu bukwe, abantu bagushagaye, wambaye kositime cyangwa wambaye imyenda y'abageni, cyangwa se ukarota uri muri gatanya. Ubusanzwe ubukwe buhuza abantu babiri batandukanye, umukobwa n'umuhungu batari baziranye, batavukana, ariko bakaza bakaba umuryango. Igihe rero urose bwabaye, bivuze ko hari ibintu bibiri cyangwa imico itandukanye ugenda uhuza. Naho iyo urose gatanya, biba bivuze ko hari bya bintu bibiri cyangwa birenze, urimo kugerageza buri kimwe kugishyira ukwacyo, ikindi ukwacyo. Inshuti zanjye zinkurikiye kuri Kamukama TV Rwanda, iyo warose wakoze ubukwe, nk'uko ari ubukwe ari buhuza umuhungu n'umukobwa kugira ngo babe umugabo n'umugore, bisobanuye ko hari imico igiye itandukanye urimo kwiga, hari ubwenge urimo kwiga, urimo kugenda uhuzahuza kugira ngo bizakuviremo ikintu cy'umumaro. Hari ibisobanuro ugenda uzana wegeranya kugira ngo bikuviremo information nziza ifite icyo yagufasha.
ariko nurota nanone uri muri gatanya bivuze ko hari birimo kugenda usobanukirwa, noneho ukagenda kimwe ugishyira ukwacyo ikindi ukwacyo, urimo uratangira kumenya icyo twita priorite cyangwa iby'ibanze, ukagenda ubitandukanye. Ukwiye kubanza ugakurikizaho iki ntabwo gikurikira kwiriye, urimo uragenda usobanura ibintu kimwe ikindi ukwacyo. Ariko warota ubukwe hakaba ari ibintu urimo kugenda uhuza byazakugirira umumaro. Turebe noneho kurota abashyitsi batateguje. Abashyitsi bakagutungura ukaba uri aho ukabona abashyitsi bavuye nk'i Bugande cyangwa Tanzania utaruherutse ukabahobera n'amarira akaza. Ese bene izo nzozi zaba zisobanura iki? Abashyitsi batateguje batunguranye ni amahirwe menshi aba arimo agusanga. Nurota abo bashyitsi barimo bakwegera ukabasatira, ukabaramutsa, ukabakira, ni amahirwe arimo kugusanga, urimo kwakira, urimo kwiyegereza, yakomeze. Ariko nurota wabasuzuguye ukabona hari ikirimo kubatandukanya, ukabona ni nk'ikintu kibabuza guhura, ukabona ntibashaka kukwegera cyangwa nawe ubwe wabasuzuguye, uzamenye ko ayo mahirwe utayitayeho, wayateye inyoni. Ariko nubakira neza uzaba wakiriye amahirwe. Dusoreze ku kurota uhura n'abawe bapfuye. Dukunze kuvuga ngo abapfuye ngo ni abazimu, ugasanga umuntu yaba yarose nk'umubyeyi witabye Imana akagira ubwoba ati narose abazimu, ati ndapfuye. Oya. Kurota uhura n'abawe bapfuye, nubwo benshi bahita batekereza ko ari abazimu babateye, ariko siko biri. Ahubwo biba bivuze ko ugenda wibuka ibyabaranze, ukibuka urukundo bagukundaga, ukibuka inama bakugiraga, ukibuka keya baguhaga, ukibuka na zimwe mu ndangagaciro zabo, ukaba wifuza cyangwa ufite igitekerezo cyo kuzikurikiza, ushaka kumera nk'uko bari bameze, ushaka kugenza nk'uko bagenzaga, ushaka kugenda nk'uko bagendaga, ushaka kuvuga nk'uko bavugaga. Ni ukuvuga ngo ufite ubushake bwo kumenya imico yabo, urukundo rwabo, ukongera ukabyibuka, ugasubira mu bihe byabo by'icyo gihe. Abakomeje gutega amatwi ibiganiro byanjye, ngizo zimwe mu nzozi uyu munsi twari twateguye kubasobanurira, kandi tuzabasobanurira n'izindi. Ibi ni ibisobanuro by'inzozi episode ya mbere. Ibisobanuro by'inzozi episode ya mbere, tuzakomeza tureba n'ibindi. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, mbahamagarira gukora subscribe, comment, share and likes. Turi kumwe, ndabakunda. Ciao.